Kubyara ni kimwe mu bintu binezeza ababyeyi n'umuryango muri rusange, ariko burya nta kinezeza ababyeyi nko kubona umwana yibarutse abaye intangarugero mu bandi, akaba ikirangirire mu bijyanye n'imico, imyifatire n'ubwenge muri rusange. Ariko ku rundi ruhande nanone umwana ni umugisha uva ku Mana, nk'uko nanone ari Imana isumba izindi itangwa nayo. Ese hari utakwishimira ko umukomokaho yaba ikigero fatizo? Burya uko byagenda kose umubyeyi w'umumama aba yaratoranijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari uwo yaratoranijwe mu bandi n'umugabo we, hakaba n'uwatoranijwe n'imiryango bitewe n'imico, cyangwa se watoranijwe n'Imana n'ubwo imaze kubabwira byose ariho bituruka. Uno munsi rero inzobere TV Show tugiye kugaruka ku mugore wamenyekanye ku isi yose, mu moko yose, indimi zose n'amadini yose, akaba afatwa nk'umugore wahebuje abandi umugisha, nyina wa Jambo, nyina w'Imana, umubyeyi w'Imana, ariwe Bikira Mariya, cyangwa se Mariya mu yandi magambo akitwa Mariyamu. Ikaze mu kiganiro kirambuye umenye amateka y'ubuzima bwe bwose, usobanukirwe byinshi utari uzi. Ese yakuze ate? Yavukiye hehe? Yatoranijwe ate? N'ibindi bibazo wamwibazaho. Ikaze ku Nzobere TV Show. Nk'uko nari maze kukubwira, tugiye kugaruka ku mateka yose y'ubuzima bw'umukobwa udasanzwe mu mateka y'isi. Nushaka umwite Mariya cyangwa se Bikira Mariya cyangwa Mariyamu. Icyo nzi nuko uhita wumva uwo ari we. Ubaye utarakora subscribe wayikora ukinjira mu muryango w'inzobere. Ikindi kandi ubaye waracitswe n'ibiganiro byabanje nk'amateka y'intumwa za Yesu, amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana, ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro twagiye tubategurira, wareba mu zindi video twabakoreye maze ugahitamo izikunogeye. Ntagutindiye rero kankubwira amateka y'umwari wahebuje abandi bose umugisha. Ese Bikira Mariya ninde? Ni muntu ki? Bikira Mariya rero kugeza ubu hari abataramwemera kimwe bitewe n'imyemerere yabo, ariko twe tugiye kugaruka kuri bimwe mu byamuranze hano ku isi mu buzima bwe bwose. Mariya nyina wa Jambo ni umwe mu bagize ubuzima bwihariye hano ku isi kandi buhamanye n'ubw'abandi bose, kuko yatubyariye umucunguzi wacu ariwe Yezu Kristo cyangwa se Yesu. Uyu mugore rero ni intwari cyane kandi akaba n'urugero rwiza rwo kwizera. Kugeza ubu idini Gatolika ryo hari abamwiyambaza kugira ngo basabire ku Mana. Noneho rero mureke turebere hamwe amavu n'amavuko ya Bikira Mariya. Mariya cyangwa se Mariyamu ni umuyahudikazi wavukiye mu gihugu cyitwaga Yudeya mu binyejana byabanje. Gusa kuri ubu icyo gihugu Yudeya cyitwa Palestine. Avuka hari mu mwaka 21 mbere ya Yesu. Bishatse kuvuga ko yaba yarabyaye Yesu afite imyaka 22 y'amavuko. Mariya rero nawe yavutse nk'abandi bana, abyarwa n'umugabo witwaga Joakimu ndetse n'umugore witwaga Ana. Mariya rero ageze mu kigero cy'ubwangavu yarasabwe n'umusore wari umubaji witwaga Yosefu. Ariko icyo gihe ngo Yosefu yarushaga Mariya imyaka nk'uko bigaragara mu bitabo bitandukanye. Aha bakomeza batubwira ko Yosefu yasabye Mariya kwa Joakimu ubwo yari amaze gupfusha undi mugore, kandi ngo Yosefu yari afite n'abandi bana. Bikira Mariya rero ubwo yari ageze mu kigero cy'imyaka hagati ya 44 na 46, umugabo we Yosefu yaje kwitaba Imana cyangwa se yaje gupfa, amusigana na Yesu hamwe n'abandi bavandimwe be. Mariya rero ngo yakomezaga kujya ahorana na Yesu, bakajyana aho yajyaga kwigisha, kandi ndetse yaba yaranahari ubwo Yesu yabambwaga ku musaraba i Karuvari. Nk'uko biriya ibigaragaza rero, Mariya yari afite uwo bakundanaga witwaga Yosefu, ariko bidatinze yaje kugaragara atwite inda igaragara. Ariko we yari yarabyemeye ubwo marayika yamusangaga akamubwira ko ari utwite uzakiza amahanga yose, nk'uko tugiye kubirebera hamwe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere uhereye ku murongo wa 26 kugeza kuri 56. Dore uko umwanditsi w'ivanjiri Luka abitubwira. Hahise amezi 6 marayika Gaburiyeli atumwe n'Imana mu mujyi wa Galileya witwaga Nazareti ku mukobwa wari warasabwe n'umusore witwaga Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayika azi iwabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga, yibaza icyo iyo ndamutso ivuga. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda, uzabyara umuhungu, maze uzamwita izina rya Yesu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene Nyirijuru,
Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati, ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa nyir'ijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru, uku kwezi ni ukwa gatandatu, kandi ubundi yitwaga ingumba. Koko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati, ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko ubivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta, ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Nuko Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu, arangurura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wewe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati, umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja we utavugwaga rwose. Kuva amasekuruza yose azanyita umuhire, izina rye ni iritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu birata. Yahananuye abakomeye, abakura ku ntebe zabo, maze akuza abanyantege nke. Abashonje yabagwirije ibintu, abakungu abasezerera amaramasa. Yagobotse Isirayeli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze, nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka. Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi 3 abona gutaha. Ku rundi ruhande rero hari abibazaga niba Bikira Mariya yaba yarabyaye Yezu gusa, ariko abanditsi ba Gatolika abitwa abaritoloji bavuga ko aba bana bavugwa muri Bibiliya batavukana na Yesu kuri Mariya na Yozefu. Bakomeza bavuga ko mu muco w'Abayahudi n'ababyara b'umuntu babita abavandimwe, bityo rero bagakomeza berekana ko Yezu ari ikinege, ko nta bandi bana yabyaye. Naho aba bateolojiya b'aba Protestanti bo ntibemeranye nabo, kuko bavuga ko bashingiye muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 25 hagira hati, ariko ntibaryamana arinda ageze igihe yabyariye umuhungu amwita Yesu. Bashingiye kuri ibi rero, nyuma Yozefu yaba yarabonanye na Mariya maze bakibaruka abandi bana. Nanone ariko ku rundi ruhande hato, abahanga cyangwa se abateoloji bagaragaza ko Bikira Mariya yabyaye abandi, arimo Yuda ndetse na Yakobo. Abandi bagashingira muri Luka igice cya 8 umurongo wa 19 kugeza 21 hagira hati, nuko nyina na bene se baza aho ari, ariko ntibabasha kumugeraho kuko abateraniye aho bari benshi. Abantu barababwira bati, nyoko na bene so bahagaze hanze baragushaka. Nawe arabasubiza ati, mama na bene data nabumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Bityo rero bakemeza ko Bikira Mariya yabyaye abandi bana. Aha wakwibaza uti, ese n'iki Bibiliya ibivugaho? Bibiliya ivuga ko Mariya yahawe umugisha udasanzwe wo kwibaruka Yezu, kandi yaba akiri isugi. Bibiliya yari yaravuze ibijyanye n'icyo gitangaza mu gitabo cya Yesaya, kandi yerekana ko ubwo buhanuzi bwari gusohora mu ivanjiri ya Matayo n'iya Luka. Mu buhanuzi bwavugaga ibijyanye n'ivuka rya Mesiya, Yesaya yavuze muri aya magambo ati, raba, umukobwa azasama inda abyara umuhungu. Umwanditsi w'ubutumwa bwiza bwa Matayo ahumekewemo n'Imana yerekanye ko ubwo buhanuzi bwa Yesaya bwasohoye igihe Mariya yasamaga inda ya Yezu. Yakomeje avuga ko Mariya yasamye inda ku gitangaza, yongeye kuvuga ati, mu by'ukuri ibyo byose byabaye kugira ngo hasohozwe ibyavuzwe na Yehova biciye ku buhanuzi ati, raba, umukobwa w'isugi azasama hanyuma abyara umuhungu, kandi azitwa Emanueli. Bikaba bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Aha hari abibaza impamvu Yesu yabyawe n'isugi, ariko nta yindi ni uko Imana yashimye ko Yezu abyarwa n'umukobwa w'isugi. Yezu rero ntiyagize se w'umuntu, ibyo byatumye avukana umubiri utagira inenge.
bityo ashobora gukiza abantu ibicumuro n'urupfu. Mu gitabo cyitwa New Catholic Encyclopedia ho bavuga ko Bikira Mariya atavukanye icyaha nk'inkomoko nk'uko abandi bantu bose bavukana igicumuro, ariko Mariya we bivuye ku nema y'Imana ngo yakingiwe kugira ngo ntiyandure icyaha cy'inkomoko. Aha rero bagakomeza basobanura ko Imana yabikoze nk'uko yari yaramuteguriye kuzibaruka umwana wayo. Muri iki gitabo kandi bakomeza bavuga ko Bikira Mariya yaba yaragumye ari isugi na hanyuma yo kubyara Yesu akarinda ajyanwa mu ijuru nk'uko byemezwa n'abanditsi. Kandi ngo hari n'umunsi mukuru uba kuri tariki 15 z'ukwezi kwa munani buri mwaka witwa Asomusiyo wijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Iri hame ry'uko Mariya nyina wa Yesu yagiye mu ijuru ryatangijwe na Papa Pio wa 12 ahagana mu mwaka w'1950 hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11. Papa Pio yakomeje agaragaza ko Bikira Mariya atari gutegereza umunsi w'imperuka kuko yabyawe nta cyaha cy'inkomoko afite, kandi agira ati Bikira Mariya nyina wa Jambo arangije ubuzima bwe hano ku isi yatwawe n'umwuka n'umubiri we n'ubugingo bwe kuko ubu aganje mu bwami bw'Imana. Muri Bibiliya rero ntawe uzasanga bavuga ko Bikira Mariya yaba yaragiye mu ijuru, ariko ku rundi ruhande ibitabo bitakatifu bya Kiliziya Gatolika byerekana ko yajyanywe mu ijuru. Kiliziya Gatolika rero yemeje ko Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru guhera mu kinyejana cya 4. Ibi rero byakomeje kuguma mu magambo gusa mu kinyejana cya 7 byagizwe umunsi mukuru wemewe na Kiliziya yo mu burasirazuba bw'isi. Icyo gihe bakaba barawizihizaga ariko bawita umunsi mukuru wo gusinzira kwa Bikira Mariya nk'uko Papa Sergio wa mbere yari yarabivuze. Mu kinyejana cya 8 rero nibwo uyu munsi wijihijwe bwa mbere nka Asomusiyo. Mu bindi bitabo kandi bakomeza bavuga ko Bikira Mariya nyuma y'uko Yesu amaze kubambwa, intumwa Yohana yahise imwimurira muri Efeso, bikaba kugira ngo amwungishe itotezwa ryari riri gukorerwa intumwa, bivuga ko ari naho yaje gupfira, akaba ari naho ahambwa. Aho ngo byaba ari mu mwaka wa 50 nyuma ya Yesu, ni ukuvuga ngo yaba yarapfuye afite imyaka 72. Magingo ya rero aho muri Efeso hakaba hari inzu bavuga ko yaba yari ya Bikira Mariya. Kuri ubu hakaba habumbatiye ubukerarugendo kuko ngo habaye wabyaye umwami Yesu. Ikindi wamenye kuri Bikira Mariya ni uko ku ruhande rwa Kiliziya Gatolika hari iminsi mikuru myinshi imukomokaho. Aho twavuga nka Bikira Mariya nyina w'Imana wizihizwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere buri mwaka. Icya kabiri, Mariya abwirwa na marayika ko azabyara Yesu wizihizwa tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka. Ikindi cya gatatu, Mariya ajya gusuhuza Elizabeti wizihizwa kwa 31 z'ukwa gatanu buri mwaka. Icya kane, twavuga kandi ko ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya Asomusiyo wizihizwa tariki ya 15 z'ukwezi kwa munani buri mwaka. Icya gatanu, Bikira Mariya umwamikazi nawe wizihizwa kwa 22 z'ukwa munani buri mwaka. Icya gatandatu, ivuka rya Bikira Mariya wizihizwa kwa 8 z'ukwa 9 buri mwaka. Icya karindwi, Konsomusiyo wizihizwa tariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Ese nshuti mukundwa w'Inzobere TV Show, wumvise amateka y'ubuzima bwa Bikira Mariya? Ni ayahe se utaruzi? Ubaye utarakora subscribe wayikora maze ugakomezanya n'Inzobere TV Show mu bindi biganiro bikoranye ubuhanga. Ese niki wifuza ko twazagukorera ubutaha? Wacyandika muri comment cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp. Ikiganiro cyacu nakagaruka naho ubutaha. Uhoraho nyiri biremwa abaha umugisha kandi amahoro aturuka ku Mwami Imana bane namwe ibihe byose. Amen. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.